Yes. Nongeye kubasuza inshuti bakunzi ba Cardinal TV aho muri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndabasuje cyane mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2025 uzababere uw'imigisha, uzababere uw'amata n'ubuki, muzabonemo ibyo mwabuze mu mwaka wa 2024. Dore breaking news igezweho muri aka kanya mu karere ka Nyabihu. Bafatiyeyo imodoka bita rifani y'amapine 3 ipakiye ibishyimbo ariko harimo ibiyobyabwenge. Ese muri we yibaza ngo ibyo biyobyabwenge ni bwoko ki baba bafatiye muri iyo modoka? Iyi modoka ya rifani yari ipakiye ibishyimbo birenga toni 5 z'ibishyimbo, ariko mo hagati baza gusangamo imifuka 4 y'urumogi yavaga muri Kongo. Bivuga ko iyi rifani yari ivuye muri Kongo izanye ibishyimbo mu mujyi wa Musanze, bakaza kuyifatira mu karere ka Nyabihu ariho igeze itaragera mu karere ka Musanze. Muhaye ikaze muri breaking news igezweho muri uyu mugoroba. Ugiye kumenya ngo ese iyi modoka ya rifani wayifashe gute? Ese ninde watanze amakuru kugira ngo baze gufatira Nyabihu iyi modoka ya rifani yavaga muri Kongo? Ese kuki yaba yambutse umupaka wa Goma ikanyura mu karere ka Rubavu ntibayifate? Ese byaje kugenda bite? Byose ugiye kubimenyera hano muri iyi nkuru, cyangwa se muri kiganiro tugiye kubanaho mu gihe cy'iminota isaga 12 yose. Turebere hamwe ibintu byaba byaje kuba cyangwa se byatumye iyi modoka inyura mu karere ka Rubavu ntibayifate, cyangwa se nibaze gushaka ngo bamenye ko ibyo bintu byaba birimo hagati. Wowe ugeze kuri channel bwa mbere, kanda kuri buto subscribe, kuri like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news nk'izi uzajye uzibonera igihe, kugira ngo ujye ubona notification mu mbere. Fungura inzogera ntihagire n'ikintu na kimwe kiza kugucika. Guys, iyi modoka yavuye mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igera ku mupaka mu karere ka Rubavu. Baraza kuyishaka ndetse basanga ni ibishyimbo ipakiye. Hejuru yaho hariho uwo bita umutani w'igenda ucunga cyangwa se ucunga iyo myaka ko imifuka itaza kurwa cyangwa se atagera abagizi babone baza kuyangiza. Uwo mugabo cyangwa se uwo mutandi boye yaje kuvuga ko ari ibishyimbo pakiye bakuye muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, babijyanye mu karere ka Musanze mu isoko kugira ngo bicuruzwe. Guys, rero ukuntu byaje kugenda, iyi modoka yaje kuzamuka yerekeza mu karere ka Musanze nk'ibisanzwe. Iyi modoka baje kuyifatira hafi uzamuka utaragera mu Kamira. Iyi modoka baza guhita bayifata. Polisi ikihagarika yayishatse, polisi yanga kubyizana neza, iza gukuramo imifuka. Basaba gushaka abantu ngo bakuremo imifuka, bapakure bashira hasi barebe koko niba imifuka iri hasi nayo yaba ari ibishimbo. Ubwo baje kubikora gutyo, baje gupakurura basanga imifuka 3 yose niyo ikiyobyabwenge cy'urumogi. Baza gufata umushoferi gutyo bamuta muri yombi gutyo. Uwo mushoferi ni umukongomani mu kinyarwanda gike cyane gishoboka. Yaje kuvuga ko nawe yari yahawe akazi, yasanze imodoka cyangwa se iyo moto ya rifani yarangije gupakirwa, we ajyamo atwara gusa. Aravuga ngo ngewe ibi mwabibaza uyu mutandi boyi niwe waba ubiziho, kuko ngewe nta kintu na kimwe mbizo. Boss yaje kumpamagara mu kazi, ndaje ndaza ndatwara ndaza, ntago ibyo bintu nari mbiziho. Babajije umutandi boyi we nta kinyarwanda azi habe n'iki na kimwe. Mu giswahili cyinshi cyane abantu bagerageje gusesengura, nawe yagerageje guhakana avuga ko ibi bintu ataba abizi, nta kintu na kimwe nawe abiziho. Guys, gusa aba bahise batabwa muri yombi, bahita bashyikirizwa ubugenzacyaha bwa RIB kugira ngo bubakurikirane cyangwa se bakorere dosiye bashyikirizwe urukiko. Guys, ese kuki ibi bintu cyangwa se ibiyobyabwenge bitangiye, cyangwa se abantu batwara iyi mizigo batangiye kwambutsa ibiyobyabwenge mu buryo butemewe n'amategeko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ni ibintu bitoroshe n'iri na rimwe. Gucika inzego z'umutekano z'u Rwanda ukinjiza ikiyobyabwenge nk'iki ngiki aba ari ibintu bikomeye cyane, biba bigoye. Ndabagira inama yo kubireka ahubwo bagakurikiza inzira zijyanye n'amategeko. Reka ngushimire twabanye mu kiganiro, bakaba bakoze kuri buto subscribe. Je mwari kumwe na Pacifique kuri aherereye hose.